Imana ishimwe. Icya gatatu, kurota wambuka umupaka ujya mu kindi gihugu, ukambuka uwo mupaka mu buryo bwemewe n'amategeko. Ubusobanuro ni uko urubanza ufite, ikibazo ufite, ugiye kubona igisubizo mu buryo nta kujurira. Ugiye gutsinda urubanza ufite ku buryo n'uzatsinda atazajurira. Imana idufashe. Cyangwa icya kabiri, bigasobanura ko ugiye guhindura idini wasengeragamo, ugiye kurivamo ujye gusengera mu rindi dini. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Icya kane, kurota uhagaze ku ibendera ry'igihugu utuyemo, ukabona uhagaze hafi y'ibendera, aho bazamura ibendera, munsi y'ibendera, aho hantu y'icyo gihugu utuyemo. Ubusobanuro ni uko ugiye, Imana iraguteganiriza kubona akazi keza. Imana idufashe cyane, kandi ako kazi uzabona uzagirirwa icyizere n'abakoresha bawe. Imana iguha umugisha, kandi Imana itugirire neza. Kandi muri ako kazi uzabona inkunga iturutse mu ijuru, iturutse ku Mana. Kandi mu buzima bwawe buri imbere, iyo urose uhagaze ku ibendera, biba bivuze yuko ubonye abafasha bagiye kugufata amaboko kugira ngo utambuke ahantu hari hakomeye. Imana idufashe. Iyo usomye mu Kuva ibice 17 uhereye ku murongo wa mbere kumanura hepfo, tubona amakuru ya Mose ariho na Yosuwa na Huri na Aroni bariho barwana urugamba rw'Abameleki. Imana idutabare. Mose wari uyoboye urwo rugamba yabwiye Yosuwa ati, genda ujye mu kibaya, ugende urwane n'Abameleki. Hanyuma nawe ahagarara mu mpinga y'umusozi, atega amaboko, ayarambuye yayarambura. Insinzi ikaboneka. Gutega amaboko n'ugusenga Imana, ukisunga Imana. Hanyuma ngo amaboko araruha. Aroni na Huri ngo bazana ibuye bararimutega. Ibuye bamuteze ngo ni agakiza. Imana ihimbazwe. Agakiza ni ryo buye, ni ibyo dushingiraho ibyo dukora byose. Hanyuma ngo aryicaraho, yicara mu gakiza, akorera mu gakiza, agendera mu gakiza. Aroni na Huri, umwe afata ukuboko kw'iburyo, undi afata ukuboko kw'ibumoso. Hanyuma Yosuwa nawe ahangana n'Abameleki, hanyuma arabatsinda. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Nawe rero muri uru rugamba uriho urwana, burya urugamba rw'ubuzima rurakomera, urugamba rw'ubuzima rurarushya, urugamba rw'ubuzima kururwana wenyine ntiwarurwana ngo uzarutsinde. Ariko Imana ishimwe, niba warose ubona uhagaze munsi y'ibendera, bivuze ngo Imana ikoherereje Huri ndetse na Aroni bo kugufata amaboko kugira ngo utaruha. Imana ihimbazwe, Imana ishimwe. Icya gatanu ni ukurota warasubiye mu gihugu wavukiyemo ugaturayo. Imana idufashe. Hari ukurota ubona uriyo, ariko hari no kurota ubona wasubiyeyo ugaturayo. Imana idutabare. Ubusobanuro, iyo aho hantu wari utuye, aho wavukiye, aho nk'umoko yawe, iyo wahagiriye ubuzima bubi, bivuze yuko Imana iguhaye amasomo, iguhaye veritisoma, iguhaye romarike, iguhaye warning yo kugira ngo uhindure, utungane, wegere Imana nk'uko Imana yabibwiye Nebukadineza, avuga ngo
kuzaho ibyaha byawe gukiranuka. Daniyeli 4:24. Kuzaho ibyaha byawe gukiranuka. Gukiranuka niwo mweyo, gukiranuka niyo torosho, gukiranuka nicyo gitambaro, nicyo gikuraho ibyaha. Kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, hanyuma Imana yagusuye ikabikwereka mu nzozi, iraguha ibihe byiza, iragushyigikira, iraguha amakuru meza, irakuvuga neza. Imana ihimbazwe cyane. Hanyuma icya kabiri, iyo urose wasubiye gutura ahantu wavukiye, ukabona watuye ariko waranahagiriye ibihe byiza, warahagiriye umugisha, Imana ibiguhaye mesaje yuko ije kuguha umugisha, haba mu buryo bw'ubutunzi, haba mu buryo bw'amafaranga, haba mu buryo bw'ubuhinzi, haba mu buryo ubwo ari bwo bwose, haba mu buryo bw'urubyaro. Bivuze ngo Imana ije kuguha umugisha. Imana itugirire neza. Ubundi Imana iba yadusuye ikatuganiriza iciye mu nzozi, kandi mu nzozi niho Imana ica ikaza ikaganiriza abantu bayo, iyo itiriwe inyura ku wundi muntu. Muzi neza yuko akenshi dukunda kwakira mesaje ziturutse ku bandi bantu, ariko mu nzozi niho honyine Imana igusura itanyuze ku wundi muntu. Imana idufashe, Imana idutabare, duhe mesaje tubonera mu nzozi, tuziha agaciro, twoye kubyirengagiza, kuko ziba zikubiyemo ubutumwa butureba ku buzima bwacu bwa buri munsi. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Amen, amen, amen. Imana ishimwe. Urugero Rwiza TV ikorera kuri YouTube, dutewe ishema no gukomeza kuganira namwe, kandi Imana ibaha umugisha ko mudukurikira, kandi Imana ihimbazwe yuko ari mwebwe, ari namwe. Imana ikomeje kutugirira neza. Uyu mwanya turifashisha amagambo yo muri Matayo ibice 2, duhereye ku murongo wa 1 kugeza kuri 23. Ariko cyane cyane turavuga ku murongo wa 11, twongere tuvuge no ku murongo wa 23. Muri rusange aha muri iki gice habamo inkuru ivuga ku kuvuka kwa Yesu. Hakagaragaza ko Yesu yavukiye i Betlehemu, i Buyuda, ariko bikagaragaza ko Yesu aho yavukiye atariho yarerewe, ahubwo yarerewe kandi akurira i Galilaya, i Nazareti. Imana idufashe cyane. Ibi rero byabaye kuri Yesu, ibi byamubayeho, abisangiye n'abantu benshi. Abantu benshi batuye isi, umubare munini w'abantu batuye isi, aho batuye uyu mwanya ntago ariho bavukiye. Rero ibi ngibi nk'uko n'ubundi twabibonye ko mu bwonko bw'umuntu habamo akaremangingo kitwa hippocampe, gashinzwe kwakira no gutanga amakuru ku tundi turemangingo kwifashishije ibyo bita nanone akandi karemangingo kitwa glande pineale. Biragaragara ko iyo twimutse aho twavukiye, twimukana amakuru yaho. Imana idufashe. Niyo mpamvu iyo tugeze aho dutuye ubu ngubu, iyo turyamye twinjira mu gice cy'inzozi cyangwa se muri yasi y'inzozi, tugomba byanze bikunze kurota aho twavukiye. Niyo mpamvu uyu mwanya tugiye kubasobanurira kurota uri aho wavukiye bisobanura iki.
kurota umusozi wavukiyeho, kurota iriba wavomyeho, kurota inzu wabayemo, kurota umurima wasaruragamo, kurota igihugu wabayemo, kurota akagari cyangwa se umurenge wabayeho, bisobanura iki? Imana idufashe. Nibyo tugiye kuganiraho rero. Imana idugirire neza. Kurota uri mu gihugu wavukiyemo, cyangwa se uri mu muryango wavukiyemo, cyangwa se uri ku musozi wavukiyeho, cyangwa se uri mu gihugu wavukiyemo, bisobanura mu buryo bubiri. Byose bigagendana n'ubuzima wari ubayemo mbere y'uko wimuka. Imana idufashe. Iyo aho wavukiye, iyo aho warerewe, iyo aho wabaye, iyo wari uhari utishimye, iyo wari uhari uhangayitse, iyo wari uhari ufite stress, iyo wari uhari udafite ubuzima wifuza kubamo, hanyuma warangiza ukaharota, bisobanuye ko ibitekerezo byawe, mu bitekerezo byawe hakenewe impinduka. Imana idufashe. Hakenewe impinduka. Aho ngaho wahabaye ukiri umwana. Urwandiko rw'Abikorinto rwa mbere 13 n'umurongo wa 11 haratubwira ngo nkiri umwana muto, ngo natekerezaga nk'umwana muto, nkavuga nk'umwana muto, ngakora nk'umwana muto, ngo ariko maze gukura mva mu by'ubwana. Imana idufashe. Iyo rero utekereje ubuzima bw'aho wavukiye kandi wari uriho utabwishimiye, wari uhangayitse, ubwo Imana ibikweretse ko aho ugeze ukeneye impinduka, ukeneye guhindura ibitekerezo, kubera ko wamaze gusubira inyuma muri bwa buzima wabayemo. Imana yagushubijeyo kugira ngo ugende uhakure isomo ryo kwigira, ubundi ahantu heza ho gutemberera, ugenda ugatembererayo ariko ntutindeyo, ni ugutemberera mu mateka yawe yatambutse. Iyo hageze mu mateka yawe yatambutse, uhakura imbaraga zo kubaka hazaza hawe. Noneho rero niyo mpamvu bavuze ngo utazi yava ntamenya niyo ajya. Ahashize hacu niho dukura ibikoresho ku mubare munini wo kudufasha kubaka ejo hazaza. Imana idufashe. Imana itugirire neza. Iyo rero urose ukarota urugo rw'iwanyu, ukarota ubuzima bw'iwanyu, ukarota aho wabaye, ukarota abo mwabanaga, ukarota akazi wakoraga, iyo utari wishimiye ubwo buzima, biba bivuze ngo usengera impinduka, kuko ibitekerezo byawe biracyari hasi, birangana n'iby'umwana. Imana idufashe. Iyo urota aho wavukiye ariko wari uhafitiye ubuzima bwiza, nabyo birashoboka. Nabyo birashoboka. Tuvuge nk'umwana w'umukobwa ashobora kurererwa, kuvukira mu rugo rwiza, rwishoboye, afite ibyo akenera byose nk'umwana, ikintu cyose yifuje akakibona, akabazwa ko yariye, akabazwa ko yakarabye, akitabwaho mu buzima bwose bushoboka. Hanyuma ubwo buzima abayemo, igihe kikagera akajya gushaka urugo agiye kubamo rudafite ubushobozi nk'urugo yavuyemo. Urabyumva neza. Ntabwo yaryama ngo areke kurota
aho hantu yabaye muri ubwo buzima. Iyo rero bibaye ngombwa akarota ubwo buzima, akarota aho hantu, akarota urwo rugo, akarota icyo gihugu yabayemo, biba bisobanuye ngo Imana imufitiye gahunda y'impinduka z'ubuzima bwe, yuko yitegura Imana igiye kumusubiza cyangwa igiye kumushyira mu buzima nk'ubwo yari abayemo. Imana idufasha. Ushobora kujya ahantu aho wavuye wari umerewe neza cyane, wari ufite ubuzima bwiza. Natanze urugero rw'umwana wagiye gushaka, yamara gushyiraho fondasiyo y'urugo, urugo rukiri umugera, agahura n'ibibazo by'ubukene, agahura n'ibibazo by'uburwayi, agahura n'ibibazo byo gutotezwa, ariko akajya arota ari iwabo kandi iwabo yaramerewe neza. Biba bivuze ngo Imana igufitiye umugambi mwiza. Imana igufashe nshuti yanjye, ibi bintu ubyumve. Inzozi ni isi Imana idutemberezamo iyo turyamye, kandi iyo si irigenga, ariko ibiberamo byose biba bifite ubusobanuro. Imana idufashe. Icya kabiri, kurota uri mu kindi gihugu kitari icyo utuyemo. Kurota uri mu kindi gihugu, tuvuge ushobora kwimukira mu kindi gihugu, ukimukira ku mugabane w'i Burayi, ukimukira ku mugabane wa Amerika, ukimukira ku mugabane wa Afurika, ukimukira ahantu runaka, nk'uko abantu ubona bagenda bimuka. Abanyaburayi baza muri Afurika, Abanyafurika bakajya i Burayi, abantu bagenda bahindura ibihugu. Iyo rero uryamye, umuntu wese ararota. Iyo uryamye ukarota wimukira mu kindi gihugu nanone kitari icyo utuyemo, bisobanuye iki? Bisobanuye ko ugomba kwitegura impinduka mu buzima bwawe. Icya kabiri, bisobanuye ko Imana ishaka kugutandukanya na kamere yawe yakunaniye. Hari ubwo umuntu aba afite kamere yamunaniye, yenda akunda kuvuga, yenda akunda afite irari ryamunaniye, yenda akunda gukorakora, kwiba, ntafate ikintu ahawe, yenda akunda gusambana. Ufite ikintu cyakunaniye. Iyo rero urose ujya mu kindi gihugu, wimukira mu kindi gihugu, uva mu gihugu utuyemo ukabona winjira mu kindi gihugu, Imana iguhishuriye ko ugomba gutandukana n'iyo ngeso, kandi Imana igiye kubigufashamo. Niba byarakunaniye, Imana iguhishuriye muri kumwe yuko ugiye gutandukana n'iyo ngeso. Uko wabonye wimukira muri icyo gihugu, ukimukira muri icyo gihugu, ukaguka, ukagira umugisha, ni nako ugiye gutandukana n'icyo gihugu cy'ingeso yakunaniye, ukimukira mu kindi gihugu cyiza. Imana idufashe. Aho umuntu avukira cyangwa aho umuntu atuye cyangwa ibyo umuntu abamo, nabyo ni ibintu biba byamunesheje, bisigaye bimuyobora, bimutwaza igitugu. Iyo rero ubonye wambutse ukajya mu kindi gihugu, Imana iriho iragufasha kwimuka, gusiga, kureka ingeso yakunaniye. Iyo usomye mu gitabo cya mbere cy'Ingoma, ibice 4 n'umurongo wa 9 kugeza ku wa 10, tuhabona amakuru magufi cyane y'umuntu witwa Yabesi. Haravuga ngo Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yagize ati mubyaranye agahinda. Ubundi Yabesi bisobanura uwavukanye umubabaro. Ubundi Yabesi bisobanura uwavukanye agahinda. Ubundi Yabesi bisobanura umuntu wabayeho ari umunyamibabaro, ari umunyabibazo. Nico bisobanuye. Nyiramakuba, nyirabyago, nico bisobanuye Yabesi.
hanyuma Yabesi amaze kuvuka, avukiye muri ibyo bibazo, avukiye muri ako gahinda, avukiye muri iyo stress, avukiye muri ibyo bintu, arangije ku murongo wa 10 ngo Yabesi atakambira Uwiteka. Imana ishimwe, nugira icyo werekwa mu nzozi ntukarekeraho. Narababwiye mu busobanuro bw'inzozi butambutse yuko iyo Imana ikweretse ibintu bibi mu nzozi, ntabwo iba ishaka ko bigusohoraho. Satani nawe kuko ajya agenderera abantu muri cya kirere cy'inzozi, iyo yerekanye ibintu, Satani kuko ari umugome aba ashaka ko ibyo yerekanye bigusohoraho. Dufite n'abakozi, Satani afite abakozi aza akakubwira ngo narose ibi kandi nkabya inzozi, agashaka kukwereka ko ibyo yarose byanze bikunze bigomba kukubaho, ariko si byo. Iyo Imana ibikweretse mu nzozi, iba ishaka ko bivaho, iba ishaka kubihindura. Nkunda kuvuga amagambo yo muri Yona ibice 3 n'umurongo wa 10. Bibiliya iravuga ngo Imana ibonye bahinduye bambaye ibigunira, Imana ibonye bahinduye ingeso zabo, Imana ibonye ko bihanye, ngo uhindura ibyo yari yaberetse ko bigiye kubabaho. Ibyago byose irabihindura, ibihindura umunezero. Yabesi rero arasenga, atakambira Uwiteka. Yaravuze ngo icyampa Imana ikampa umugisha rwose. Icyakabiri aravuga ngo Imana ikagura imbago yanjye, kandi ukuboko k'Uwiteka kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Urumva, umuntu uba weretswe ibintu bibi yarangiza agasaba neza, Imana iguha umugisha, Imana yagura imbago zawe, ukuboko kw'Imana kube hejuru yawe aho ugenda hose. Tubona umugabo umwe, umusore umwe wabaye munsi y'ukuboko kw'Imana, Imana iramutabara, Imana imugendaho, Imana imukorera ibintu bikomeye, ari ahantu hakomeye hateje umutekano muke, ariko kuko yari ari munsi y'ukuboko kw'Imana. Nta kintu yabaye, yaranesheje. Uwo ninde? Ni Yosefu. Bene se baramugurisha, agera kwa Potifari, umugore waramurarikira, ashaka ko basambana, ariko umusore witwa Yosefu, kubera ko ukuboko k'Uwiteka kwari kuri we, Imana imugirira neza, Imana imugirira neza, acika icyo cyago, arakirokoka kuko ukuboko k'Uwiteka kwari kuri we. Arangije ajya muri prison, ukuboko k'Uwiteka kugendana nawe muri prison, mu bigeragezo. Arangije asohokamo, agera imbere ya Farawo asobanura inzozi, ukuboko k'Uwiteka kubana nawe. Farawo amukura muri gereza, arangije amuha akazi gakomeye. Amaze gufata akazi gakomeye, ukuboko k'Uwiteka kubana nawe, ahunika imyaka myinshi. Igihe kiragera, bene se bamugurishije baraza bamusanga mu Egiputa, ukuboko k'Uwiteka kubana nawe ntiyihorera. Imana idufashe, ndifuza ko ukuboko k'Uwiteka kubana nawe. Imana idufashe, Imana itugirire neza, Imana iba yagusuye. Iyo dusomye muri Yobu 33 n'umurongo wa 14, aratubwira ngo Imana iravuga, si rimwe si kabiri, ngo nubwo abantu batabyitaho, ngo baryamye ku mariri yabo, Imana iravuga, Imana iravuga. Rero ntupfushe message ubusa, Imana ikugirire neza kandi ikwiteho.